Icara hasi. Ndavuze ngo icara hasi. Icara hasi. Mubona hano nawe. Wigenje kenshi ubu nagucurike ndakubyagiza ndagusanda. N'abayobozi kuri mutekano. Ndabera ku izina ry'Imana. Umuntu w'umugabo kwifata. Dore badupfuye. Hayametse. Nje nipimiye igikoma. Sibyo nizanye. Cyo wanijije se. Nimba se nayo gutuje ntabwo yisho. Anda. Ariko mu marike mbaga. Mu bisurushe sha mu. Ubona hasi. Ndakubyagiza. We. Ariko ndagashahurwa niko wagicucu mama mafuruka kikigwe karare mingo kungo ikarindagira amazi n'umutako wazanya kwiyimbawe reba siko gatabirindwi nusuturamye mu biki mwajya muri imirimo mushoboye rindagira kicucu isafura ahubwo gajya no gukamamo yemwe tukoze abazana abagore nimubazane je nari gwishishishano nazanye igicucu ikirima muntu utagira ubwenge nakumenya ngo mazi gabize nuraza gushigisha katrefushi ujya kugira kwingana ujye gukoroga ubwo busabusa kubera iki wabuzifu Nisukore yihari gogo iki yihari Nusiba ko ya ni hari udusanze koko ari yihari yonyine ya Nuzaba ari nusukwe twaguze Uretse ndavuze ngo uzahana nakuzwa ndendaki rukugira ubusabusa reba amazi Rete ese zana nteke maza dore tukarindage subiza n'umunyunzanye ndorera kandi uko manye kabirika nka muri gushira umunyuma si wagushaga mu bikombera Nisukore gore yavuye kugura kushira mu gikombe wisuru genda urabuzana Choza mu amazi zanira amazi hano kavuga neza ngo aranda indagi koko n'umugabo hari ibindi biryo nakubajije nimba ari igikoma menya ngo nimba uzi ko naranywa amajage atatu rebera ku izina ry'Imana yakurika nkubaze wa mugore uyu munsi wabaye Nusisu numya amazi zana ikidomoro zana ijerekani yaje amusi ngazana zana Sezana ngufashe fatwa ngafa ani sindagira ariko kiki akubwo narashatse cyane narashatse ndavuga ngandebera utagamenasi harakandi gasuzuguro si wanyereka karenzaka ariko reka nkubwire ibi byose ubundi ni wanyu bakoshaga sindasi Nasi nkoze iki unumya amazi nasi kugamenye unaringa gutumya ngo ngamazi kandi rero yamenyeho nduga kuma cyazana masagande ndagira menuka ngamenyeho zana cyangwa butaragazana nabyo mbimenye yego sha ye mifuni kutazitasi zite urihe ndebera nta kibazo ariko reka nkubazi koko uzansuzugura kugeza sawa nyine wazanyishe ngapfa Nasi nkoze iki nasi uzanye ikidomoro cyose ubu ikidomoro kiraja mu isafuri wakumva ngo iki kidomoro gikorogeshe yifi ngana gutya ugikoroga naho urarusha ujye gukora umusururu cyane nkaterera rwo ndavuze ngo shira amazi mujage unzani ntuzi iki kidomoro gikuranga cyanza ni jali musire hano zanwa magara rindagira girwa vuba tabyagira ngo mana bahungu abazansanga bazambwira sha
siko ifi ifite agahuyo niko ugapfa kandi nyikuye kuri botike ngandebera ubusa busuzanye mana koko ako se wowe ndaza nibido reka da zana amazi menshi nkora iki subu mwese wanazana mu makeya wenda cyangwa ngahe wagana amazi kageze ahangaha zana mu gakombe fata mufashisha wazasubiye iwanyu bwera bwe rindagira uzi ngo habuze abandi bagosha ni hano nisohoka winjira ibyo wicara ubizi kanenge kwizanira nyiransibira shahu nzi ukuntu wanyubitseho urusyo waje witoteretse amamesa navuga nti mbonye ni Nicki Minaj mbonye umuzungu ayiwe nkabikeka wansubiza mu busore umva nkubwiza ukuri kandi ejo bundi barambwiye ngo barabonanye inde ariko bambwiye abonwe n'iminsi teruye imbaburu uyinyegereza ahangaha nawe terura uhagaze utunamye udahese ku kagongo si wowe wakubwira ngo terura wayitera uhagaze nzana agatebe mushaka fashe nde ye aje gufasha two kuzura nyoko kera ubundi abandi bagore bubahaga abagabo none ukavuga ati umugabo wanje uko biri kose nubwo aryamye arazinduka agira ate agira akana samira agira akana tamira nusubiye umwago ufite ubundi umuntu yabumenya yagufasha indaki ubwo kubyuka taragufasha ngafata ngabishikisha niba uri umuntu w'umugabo isuka muno ndakwangaje se ngo hayakaze ngakoroka shigisha ku izina ry'Imana shigisha n'impamo y'Imana shigisha si byose shigisha uko ari byo ushaka igihe ntakinage nzamera mfe nziyahura nzamera ndindagire kandi abisi wanyu muzishima muzidagadura uyu mugabo niba baramaze gusaza ubwenge nabwo bukagenda ntumbaze kora ibyo ushaka wowe iki mwese ntabwo bwabirinduye ukubonaga amazi gari umuntu ugashizehe ariko uyu mugore ra iki si ikigeragezo mwuka agira Imana iki si ikigeragezo ntabwo uyamenye suka amase byose sitara agahinda uba uri kuntera cashirwamo banza umaze gusaza n'ubwenge bukagenda umusaza ninde reka nkubwire kuzina jya utagira ngo nzanatuma wahukana nje nzemera nkubyagize ahangaha nkwihambira ibintu byose nta kintu n'iki ngiki na kimwe wakora ugize ute ufite ibako ibintu byose ni ukubikora umeze none si zana isukari rero umuntu ashiremo bishana hayihari yashize gihe ki ariko murayirigataka yasije ejo babashitsi baje abashitsi nguhe gasopu rero yanjye ndakwinginze mana niba unkunda niba uzi ko n'umugabo wawe sinzongere kumva ngo hari bene wanyu baje muri urugo hari ikintu cya hano wabatakaje nose mama waje kumbwira ngo aransuye nkavuga ngo rindagire nuko wansi yarazanye kuza bakanuye nk'indagara nta n'akantu si burabazaga hano nta soni bafite navuye mu misango ku misiyoni ngo navuze ngo ntabwo nataha naje kubasuhuza nagasuzwe n'iminsi bari kuza hano usibye kuza gukonsoma ni iki kibaga bazanye ubwo yashize yose si burundu mana ngandebe ibi byose ni uguhombya umuntu biraro bane nayizanye nziko izamara hano amezi abiri none ubwo kanze nsimbuke rero ndebe akandi gakeya ngo gikoroke ukibesha ngasanga cyafashe hasi cyangwa kitageze gukingura ntabwo abiranya kuzana agakombe kuko agize umuntu kubona ngo ugati ibintu z'imyuga koko iki agize uko siba reka kura ntunara kanze mukendebe intoza ko gasukari usubu bafunguye rako wazana zikaje kukazana ukaba ururubu kaje kuyizana kabiri kangasi itora ndaje kuyizane ngomba singuje genda bo ndane katurebe kabirira mu ngabo
ariko rero umbase kanze gato uretse ndaje ugiye hese ndaje yewe hasagiye ego bavuga ngo barashatse ninjye washatse naye mbishyiraho yabejuru n'insekere nakubita ahantu haba hiriwe harangaye wagira ngo ni urusengero uko nye anyeze ahantu uba warangaje umeze halo halo ni kagabo ngo iki ese bishoboka bite ubwo niyo kwande konzi ko iyo nateye izo nateye ari nyinshi kwa wa musaza akoze ubwo ntimubeshya ni gute nose wanteza ingarugu oya ngo yabyaye iki intama agatora mama ibyo bintu uko numva bitumvikana reka nze mpagere nishirire impaka sawa bigenze bitese kana siko nakiriye nkurya se habaye ibaze ni izina ry'Imana nateye nk'intanga none ngo yabyaye intama kaga kuko wabaye umunyamanyanga pe wari wabibona hehe se inka yabyaye intama ahubwo barashaka kunteza ingaru kugira ngo bumve ko bangira umunyamanyanga ahubwo ari n'ibyo ngiye hari nta kibazo ufite intanga ndazizeye intanga zanjye ndazizeye sinumvishe se nyine ngo umutezi w'intanga cyane hanyuma kandi intanga zanjye ndazizeye kuko izo ngizo uwo musaza naziguze muri ntuza muri papeteri nzazijyana avuga nti waziguze he muri papeteri se bacuruza intanga nako muri ntuza muri Kekayori urumva ariko reka nkubaze kaga muri Kekayori kereka niba ari irange waguze ukajya kuri teriyo ariko ni Kekayori ni Kekayori ni muri Nida ndabyibutse wibaze noneho ariko reka warandebye ubona nyesi ndinjiji iyo kuragirwa bene ako kagenda ese uraragirwa iyo byose uvuze ntaho bihuriye n'umuveterineri w'amatungo cyangwa se umutezi w'intanga ariko uzajya umenya ko ndi umuveterineri wigenga ntago ndi umuveterineri wa leta cyangwa umuveterineri wabigize ngende umuveterineri wigenga none se ubwo ibyo byose none ngo yabyaye intanga ku izina ry'Imana ndahira ko katagiye kukubaho ubu uragiye uri gutuburira abantu mwamutse mwa komera gererwa kagabo we amakuru ki amakuru ni meza muraho amakuru mukomeye yewe ariko mwa inzu yawe ariko gererwa wasuzuguritse koko wagayitse usuzugurika se cyo ntabona neza n'ibiki kagabo ubu noneho ndahari ufitanye icyo kibazo ariko nimureke mbabwira umugabo ubundi ubu ngubu ni gato wa mugabo winjira mu nzu nyiri urugo hari inzu yawe sinigiyemo mbese yarasanzwe yinjira ndahari kwiyamye Urabona ninjye wuzanye cyo ntabona neza fasha niza miti nakomeza gufasha nkuko yagufasha ariko se mufashe umugabo aguciyeho utamureba ni mwaramutse paka ndani mwaramutse paka ndani muno mu nurumba sindi gushaka metero waneza ku metero ese watira uyoboka mu nifite ibibazo iri hasi wenda ngo nyirebe nturako kugenda nturako cyaboneza urabona ko hasi iri nimba ari metero ushaka genda umumpere metero iki kintu kimaza gikira wowe nyirabyo iki kintu se kimaze iki ntabwo kipuha iyo si process aya ntabwo bya bintu bipima gubushuye ndebera ngo ndi gupima kangahe kereka ari nk'umuriro byibura nkakwereka ubwo bushyuhe noneho ku buryo nakwereka ubwo bushyuhe ubu
kereka harimo umuriro hariya ntiyari purize se comeka Ese wa mugabo kandi wamumenye. wasuye kuzafungwa urareba umuntu Urashaka nawe metero ye? w'umurwayi urashaka metero ye ushaka metero iki niza metero ibigeragezo ndayikeneye byihutirwa niyiki nyine metero hari akantu ngiye gupima iwanje wa muhungu we hari idirisha bankingiye ukuntu nabipimye nsanze atari korira umenye ko nyuma ya saa sita ubwo rero iryo dirisha yakora mana kaga nabuze umuntu muzima umugabura umva nkubwire mwana nimba ushaka kuzajya umenyera urugo rwanjye njye nabuze umuntu muzima w'inshuti mbese icyo cyumba kubona ninjiye muri kiriya cyumba hari ibintu wari icyumba wari ucinjiyemo nkande kuko ucinjiyemo nkaho ukimenyere ariko byose niho bitera akaga ni kwa kuntu utagira inshuti y'umumaro abantu bose usanga ari fake uyu muntu kwinjirana agukatira mu cyumba mbese ubu uzajya umenya bazanye iki ariko reka nkubaze ubu ntabwo murimo kumpinaga mbabarira agakisa namwe cyangwa mwingina mungaraguza agati ubu nta kintu muziranyeho anagura ako katsi kakugiye kugahanga mbabarira uko kaba kari kose sinzi nimba wari yisombe hari akantu kari mu Metero. menyo ubundi uyu mugabo ni gati metero urayikoresha igihe ndi kugusaba kilometero ubu rero umuntu umeze icyo ukamuha ibikoresho byawe kandi kaga uzicuza ejo n'ejo n'ubundi natabizana arewe reba iyo mitwe ndi mada hajya sipimaga neza ipima neza nyine nose njya nkoresha ibipfu mva mbese ku buryo imibare ziba umunwa ni metero 20 umunwa wanjye ngendo umunwa wanjye niwo munundi oya urakoze ubwo ndahita nyikugarurira hari akantu ndi kugira ngo mpime kandi urakoze mu mwanya wawe nyuma ya saa sita ndasubira mu kazi nyuma ya saa sita ndasubira mu kazi mva mbese ariko ko narangeze ku kabari mwasi nkubona urukuje yajya kunywera kandi reka nkubwire umva nkubwire nagiye Nyamara rwose nagiye mwa ndakunyunda wa muntu ariko kaga ikamubwira ibishuko ufite niziye ntajya mubwira ngo nta mugore mugenzi wawe ngira aho kugira ngo ngire umugore usuzugura umvogerera urugo nk'uko bazarorera ubu mugabo wo kwinjirana gutya uriya muntu wamenya wunzwe nitonde ceceka nifite ibibazo by'ingaru yanjye biriya byo ndatse turabisubiramo nijoro ubwo se usubiye guteza izindi ariko hubwo nayiteye impanga ebyiri uzirebera hese uzirebera hano muri 40 ubundi ushaka hano muri 20 ubuteyemo ibuteyemo none waza hano mu 10 ubu ushaka ikimasi muri 30 se muri 30 30 ntago yarenza yaba ari intuza se 30 yaba ari ingurube 40 ni kuvuze se ngo wageje hasi aho ngaho muri 40 ngo yiteye impanga ariko koko pe ubaye umunyamanyanga wa kariti 50 ni ingurube kuko 50 buriye yo neteye ingurube neza neza iragenda ikabwagura ibibwana ugafata inka ukayitera intanga z'ingurube nuzi ubwo ariko nje bira bintu ntago mbyumvikanaho kuko ubuse zabareze shinwa se intanga zanjye koko zabaza cyo kurareka nkubwire ufite icyo uzazira ubwonko bwawe ko intanga zanjye nzizera iriya nka mbese wumva umuntu wakumva ukajya imbere ngo umuntu atera intanga zanjye ndazizera nizawe se ubikaho ngo ukazitera amatungo ndakwiyamye nanjye ndakwiyamye urumva utafatanya uzajya ubaga wifashe kagenda njya kwipima ndebe kuko nimba izo ntanga ari zanjye kuko hari igihe wasanga naziteze nandi ugasanga barimo kunteza ingaruka kandi atari ikibazo cyanjye ibyo nabyo bimenye kuko abantu b'ubu ngubu barahinduka hasore ubaye nk'agafuka uzajya utwara utuntu mu ntoki ubeshya ngo uri umuvuzi nta n'icyo uvura ariko ubundi ubwo veterineri wihaye wabwigiye nakubwiye ngo ndi veterineri dans tous les métiers dans la bourse farasa surakize wanyamara yibwiwe n'iki se cyakora reka nkubwira icyo ushigaje ni ugupfa cyangwa bakagufunga shaka umugabo w'ikirura nk'ubu ngewe ntazandira mu nzu wifuza tonde fata izo nimero ngo avuze icatatu 96 avuze 96 none waje kwa 96 waje kwandikisha mu mafuruka kakanya se bafunguye ishuri nituramwandikisha beba rukunze igitega gatatu nja kwigura agasukari nawe nebe ikoti ryanje riri ku musego
yo kwishakira agasukari ubuzima nireba sivongera waza n'ifubitse najya kuyigura urirebe